Babarira yayobye Babarira yayobye Babarira yayobye no musi mawujaramita tu Ariko komero karagwera ko mawuja Bine bikimbonye ko narakubwiye bantu mube munde bikugora gute uzi ko bikubera maze ufite n'amataye gukomana biringa bireka umva ngiye mberwa n'igitenge gute no kwimana najya mpora ntambe buri munsi akashara ubwo ngo n'amashyengo buri kunshyira wowe ndakuruzi no kwe ntabwo ari amashyengo ariko kuri kumana uberewe ahubwo se wowe n'umugabo wawe bimeze bite cyajyo bireka ni ibibazo gusa ni ibibazo gusa ubyumve no se cyagukubita basi kunkubita gusa nijoro yarayankubise uretse ko nshindagira nshira nyine ujya wihangana ariko nyine niko bigomba kugenda ariko nyine mfite urugo nk'urwaye ni ukuri ntabwo narumaramo kabiri byose bisaba kwihangana ariko utihanganye ngo z'iki gihe kankubwiye ntabwo rwamara kabiri ariko burya Imana iguha umusaraba uzabasha gutura nuko nyine nanjye ubwo Imana yampaye wo nzatura mbivuge gute ndumva n'umutware arampamagaye Allo Oui chérie ndakumva Oui ni byiza Yego amasengesho twashoje narindi mu nzira ndi gutaha ndi kumwe na mama w'inshuti yanjye kwa tugiye kunyurana mu rugo Babarira yayobye Babarira yayobye Babarira yayobye no musi mawujaramita tu mana we bagiye kuva gusenga sindakuropa sindajyana ariko ndacapurisha tu umunyu ndabushyiramo nyuma cyababirira ndashaka umunyu ye baba we sindahisha yo nibizanwe kubundi Nica ase narabira yanica no ugiye gukora akazi kuburyo azakavuga ngo yewa mwongeje bitanu ubundi njya kurera Mukamana sheri wanje ndanamwikumbe niyo yayo ariko uwo kumbura umuntu mubana koko none uransekeje ariko sheri ndahari rwose Yego umva rwose urasanga ntabiteguye ahubwo shira utebuke nyine ni karibu erega nanjye umenye ko ngukumbuye yego sawa urakoze sawa
niko rero niba ujya ubyihanganira ariko dutekereje ku nyigisho pasiteri yatwigishije Imana we nagezeho numva ndafashijwe cyane ariko uzi ukuntu yatwigishije none ndavuga ati ingo z'iki gihe zisigaye zirimo safari niko nabivuga yanjye biramfasha nibyo bituma nkomera mu mutima wanjye waheva bafitiwe ubu ngubu Kigali ni heza nsigaye nzi kurya ifiriti ujyana idomoro abe mbe nikoropesha yamitana mabuja arasenga agasega ariko azansengere Imana yaranshurije hano yamvanye mu cyaro sha banze ngoro tubiri shaza mubona ndacakurisha kabisa mabuja ndakwemeza kabisa nabigenza ndetse ko ari wo musaraba wanjye nyine ni wo musaraba wawe rwose watubereye Imana mu bihe byinshi bitandukanye uhimbazwe Mana yacu uhabwe icyubahiro ni wowe Mana kwiringirwa no kwizerwa Yesu haleluya Ntata wabaye Imana niki cyo tumaze gutambira Mana haleluya ariko babona rumiwe zamani warugoryiwe zamani ngwino hano nge ndebera Yesu cyakoze abakozi nitesha mutwe nukuri uyu munsi urarutashye uyu munsi ibi ni bicyakoze deba ko nashiririsha inkono wari uri mu biki nyine biki wari uri mu biki mabushiki wari uri mu biki zihorere poshitire oya wimbwira urambwira iki nyine cyakoze umva nyambwira nukuri ko Imana ndarambiwe oya mabushiki se ngaho rero wambwiye yuko uzi kubyina ngo nzinira gira vuba nzinire bahanuka hasoni njyana uyu munsi urarutashye urabonera urabona ibintu nkoreye uyu munsi urataha ntabwo nongera kukuraza hanga mu byaro aho kuko narumiwe noneho sasa ndagira ngo ubyinire hano hantu ivumbi ritubuke urandambiye mama sawa
ni ibiki mukoze hano koko mu by'ukuri umva zina ndavuze ngo tunagira vuba zina mbabarira mugore mbabarira zinagira vuba umukozi uko kimeze hasoni amasawa na ungure ukubwira iki sasa ndi wowe rwose ibintu uri gukora ntabwo mabuja ufata amafaranga yawe ugende ariko akomera ukaragwira ko mabuja ibi ni ibiki mbonye ko ukagusenga ukabwira akiragenda ihute vuba ibyo ntabwo bikureba ntabwo bikureba ibyanjye ihute komeza ukine nawe mama sawa ihute yewe nta nubwo mukinyanga ntuzongere no kugenda simusengana uyu munsi uratashye mabuja bose babandusubize ndabarambiwe mabuja aho kubigena hene ndarambiwe komeza ubyine esheri waje esheri wewe nitari Iyo neza. Angase ko mbona wagira ngo ni mwisibano ry'ingurube n'abana. reba nyine y'umwungu yize kubyina uyu munsi Ko shaza ma. Uretse sha wasaze. bose ni mabuja iki Uretse gatanga n'ikindi iki gikapu mu. bose mabuja Niko mama sawa. ndavuga Aha hantu turi bose gahore. Ibi si ko mbona byabaye amakara. Aha hantu muraharwaniye. umva njye wa mugabo sivyo uriya mukozi nshaka kumwirukana kuko ndarambiwe niviriye gusenga sanga ari mu miziki ubwo hari havuye n'abakobwa Mbasha zama ngwino hano. yego bose naje Mama sawa ndi hari ibintu ntumva akira neza. akira agatebe wicaye Oya munsaga kumwene. bose bayo kigenda Ariko se icara hano mama sawa. Samani nawe ngwino. yego bose uri kwejya no hehese yagumisha ahangaha Sama yego bose usohotse gatoya. yego bose genda se Usohotse. sheri urabizi twe tumaze kuvugana kuri telefone kubwira yuko nzanye nawe mu mashuti yanjye reka ngera ahangaha sanga ibyuma byose ndakomanga reka mburunyikirize birendaho nzana muri salo sanga ahangaha wagira ngo ni mu kabari mpageze nyine umujinya uranyica unyishe ingeze hanze sanga ibyo yari yatetse byashiririye ubu nta n'ibiryo dufite kandi sheri urabizi ko maze iminsi ingahe mu masengesho Uretse gato. Umva murebe ukuntu kari akantu mwaramu gakoze neza kandi ubushize mwashyizemo amakosa menshi. Ndaza kukuvugisha uretse gato. Hari ikintu kimwe nshaka kugura mu masawa. ndakumva neza Si uri umukristo? ndiwe Simbona ku cyumweru ku wa gatatu buri munsi ufata ibitabo ngo ugiye ku rusengero. yego None se niba usanze umukoze koza akantu gatoya wenda ntabwo ndamenya neza uko byagenze ariko hari urusaku ngeze ku muhanda hara numva wagira ngo hano aka kajagari ni bwoko ki hano nakubwiye niko byagenze nakubwiye niko byagenze Sama umva atahe araratashye bose boss ngwino hano uramamagaye uyu mukozi tumaranye imyaka 8 sivyo mama sawa yego ni kangahe usanze niba urakoze ibintu nk'ibi njye inshuro nyinshi nuko bajya mbibona ariko kwicerekera okay nizere ko birangiye ariko
ntabwo birangiye njyewe nshaka ko araragisha njye ntabwo nagumana nawe mu nzu n'imirimo yose nzajya nikorera ariko araragiye ubushize twirukana umukozi wa mbere waravuze ngo akazi uzajya ukikora sibyo nagendaga ku kazi mbona ibintu byose byakunaniye uyu muhungu kuva ageze hano nabonye aruta abandi bakozi bose njye ntabwo mbyemera ni ukuri kw'Imana ntabwo mbyemera aragenda natagenda ngenda ruvamo ubwo urahitamo uwo mwumvi ari njye n'umukozi wawe okay Zamani usubire mu mirimo yawe nsanga mu cyumba tuvugane Zamani Yego mamusha ngwino hano njyewe aragenda nta bindi bintu byinshi ntabwo ndi busubira nawe oya basi uyu munsi no nabyanze nanamva imbere se Yego mana yanjye aha bose sibyo mba nkubwira ni kwagirwa mu nda bwa buri munsi ukuntu yangize umva dore ibintu byawe dore ngibi bigenda ihute fata ariko se ndeka ariko se bite ubu mujya mufatiranya abantu badasenga mukabajyana nk'ibiguryi ingenda birambiwe fata ihute genda ubwo mamusha kumvikana ndarambiwe noneho ngereka nkubwire noneho sibyo Zama ugiye gatoya noneho nawe turaza kumenya ubu uretse ugumaho ubwaho ushaka nafata ibikapu byanjye uyu munsi urahita umugore wawe sinshaka akira fata ibikapu byawe ihute nagenda arega rero naguhisemo mama oya ntabwo mbishaka ndeka nyigendere wambabariye ariko si madamu se madamu hitamo umwe wambabariye waretse Zamani wamuretse hitamo njyewe cyangwa ureke umukozi wawe hitamo umwe ihute genda niki se ndekura ngwino ure ndeba iki reba ibintu uko ndeba iki se ndeba iki nimba ibintu uko narakubwiye bantu mube mundebe igihe nakubwiriye ndere umwana tubikemure neza ubu kumwishe nimba ushaka umukozi rero uramwishe njyewe rero nta amategeko n'amabwiriza birakurikizwa baze mpamagare kwa ambira nushaka guhamagara iki nagenda ngenda narana mwana we ubuse koko uyu mugore ngarasenga ngo ni umukristo kuwa gatatu bagiye mu materaniro kuwa kangahe ngo nubu yaravuye mu yirindwi koko ubusuku niba na shitani ko kabaho suko atera nabazimu nabadayimoni ibi nakubwiye ko mbirambi wabwa wowe ni kwa muganga mudutabare rwose hano